Bakunzi b'Intare Official muraho murakomeye, turaje rero, ndaje ndi Clever Bemba mubona kuri screen zanyu. Ubu ndaje kugira ngo mbagezeho amakuru akomeye, amakuru aremereye, amakuru yo kuri no mugoroba ku itariki 25 z'ukwezi kwa munani umwaka ni 2025. Ibintu ntabwo byoroshye muri centre ya Uvira, bikomeje gukomera kandi birakomeye koko nkuko mibabwira. Abantu benshi babashije guhunga, murabizi ko tumaze iminsi n'ubundi tubibabwira ko abantu muri Uvira bari gukomeza kuvamo umusubirizo. Ubu ngubu byari njyankurya nkuko mwabikurikiranye mama Cacari yababwiraga, ariko twaje kubona andi makuru mashyashya ari kuva hariya muri Uvira, muri Sud Kivu n'ubundi. Muri rusange imirwano n'ubundi iracyakomeje mu bice bigiye bitandukanye, nubwo ngo kuva ku munsi w'ejo n'ejo bundi imirwano irakomeye kandi imirwano irakomeje. Muri Bashari Mokoto abarwanyi bakomeje kwiripotinga nkuko twagiye tubibabwira, bakomeje kwiripotinga bari kuva muri zira nyatura zo kwa Bakagiri, nyatura zo kwa Bajamari, nyatura zo kwa Bayinyasi, nyatura zo kwa Bamugisha n'ahandi hagiye hatandukanye. Bari kwivanamo ari benshi, ukabona ko bose bari kujya kurejura Nyama 23. Mu minsi yatambutse mwabonye ko hari umugabo witwa Pedro, uriya ni FDLR, ni intera hamwe iba hariya muri za nyatura muri ibyo bice n'ubundi ukorana nabo. Mwabonye ibitutsi agenda ntuka n'ubundi, kuko mvuga nkavugisha ukuri, nkavuga ibyabo byose. Ubu ngubu wenda n'amavideo turafite. Ejo bundi niho nababwiraga muri bamwe baje kwiripotinga baturutse muri ya gice cya za Miyanja, barazamuka bagera za Gasheberi. Mwabonye bari abo kwa Mushipa nabo bamanutse bakajya za Nyabyondo. Ubu ngubu hari abandi bari guturuka kwa Kivuruga. Kivuruga abantu baramuzi. Kivuruga nawo nuwari yakunze kwideprowinga ari ku Rugogwe, abantu bamuzi agenda acumbagira anyata abantu baramuzi cyane. Ariko numwe n'ubundi muri bakamanda babaye hariya, abana na FDL babaga hariya bitwa ba Kizito, abana na bara ba November Hotel ba Noheli, abantu baramuzi nawe. Abarwanyi bamushyizeho Karembe Kalonge, mwabyumvishe amakuru uburyo Macacari yababwiye, ariko naye ndaje mbabwire ku yandi makuru nabashije kubona. Reka dutangirane n'imirwano, cyangwa reka dutangirane n'ibyabaye hariya muri Uvira n'ubundi nkuko twagiye tubibabwira n'ubundi. Ariko reka dutangirane n'imirwano hirya no hino. Guhereje ku cyumweru n'imirwano yaberaga muri Mwenga, kugeza kuri ubu ikaba ikirimo muri village Nyamaramara, ni muri sheferi ya Kigogo muri territoire ya Mwenga. Imirwano iracyakomeje kuko baravuga ko intare za Sarambwe zaje ari nyinshi, ziza kugaba ibitero n'ubundi muri kariya gace, ziza kugaba ibitero n'ubundi, zirakubita zirashwanyaguza, ziramenagura rwose amakaske. Abantu bakunze kuvuga ngo kaske z'abazalendo zimepasuka, amakaske aragenda arameneka rwose. Bavuga ko baturukaga ari azakazaho muri 23 baza gutera kugaba ibitero kuri coalition ya FDLR, FRDC, FDNB muri defense zabo zaziri muri kiriya gice. Nkuko mwana byumvisha, ari umugenerali autoproclamé witwa Rumahongwa wabarizwaga hariya agace ko twavuga asigaranye. Reka mbabwire agace ko uriya mugenerali Rumahongwa asigaranye kugeza amagingo anga hariya muri Mwenga, na agace ka Muhuzi. Agace ka Muhuzi ni agace kabashije kugiramo ibitero bya 23 na twirwaneho. Ariko imbaraga za Wazalendo n'ubundi baragenda bikosantriza hariya, bikosantra baba hariya hamwe, niyo ngo intare za Sarambwe ntizabasha kugafata mu buryo bwuzuye. Ngo abarwanyi ba 23 barakere hari ahantu bita Rubumba. Donc niyo ngo abari Rubumba nibo bari gukomeza kujya kwataka kari agasozi kitwa hariya muri Muhuzi era kwa Generali Ruma, kugira ngo barebe ko bamubakuraho. Ariko bakaza n'ubundi ukabona ko ari izindi ngabo za 23 ziri kuza, ziri guturuka muri ariya mashyamba n'ubundi ya Mutundu. Kabona ko n'ubundi ubona ko ibintu bitabakomereye, ibi bitaboroheye bari abazalendo n'ubundi bari hariya. Nuko ngo baraza abarwanyi bo muri 23 baraturuka Mutundu, bakaza kugaba ibitero ku birindiro bya Wazalendo birara muri zira village twavuga. Ariko zira village zo zamaze gufatwa, kuko twavuga ko baretse kara gasozi kari strategique n'uya ka Muhuzi, ayandi ma village nka village Kalungu, kanagwa ari Kalungu ya hano cyangwa Kalungu iri fu Kinyana kwa Piloto, ni Kalungu iri muri Mwenga, Bibangwa, Rubuga, Masango, Mukungubwe, Kateja, Kabaleka, Kizuka,
umuhunziho ni agasozi n'ubundi twavuga ko ari strategique, kuko kugeza amagingo aya ngaya karacyarimo Wazalendu na FRDC, FDNB n'abandi bose bari gufatanya muri no rugamba rwo kurwanya M23. Nubwo ngo uwo musozi umwe wonyine niwo musozi cyangwa ako gasisiro ka Muhuzi niko gasigayemo Wazalendo muri biriya bice muri iriya sheferi ya Kigogo. Bivugitse ngo M23 n'ubundi ikomeje ama operation, ariko ari abantu bavuga bati ngo Colonel Ndabaganza nawe n'abandi bari kumwe, kuko bavuga ko yazamukanye n'amabato ya M23 agira muri 3, kuko amabatayo 3 baragiye bajya mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kurwanya n'ubundi bagenda ubuce bwose babukubita. Wenda mwagiye munabyumva mu yandi makuru n'ubundi twagiye tubabwira tunabatangariza uburyo ibice byinshi n'ubundi M23 yabashe kubyinjiramo, muri kwa kubyinjiramo iranabifata, noneho ikaza no gufunga muri bya bice byerekera muri Uvira. Turaje kugira ngo tuze turebera ngo muri Uvira ubu ngubu Uvira hari igihe cyageze Uvira igenda iberaho ubona ko nta muntu wari urimo, ubona ko nta abo wabonaga nabo bazaga bameze nk'abari guhengereza, ariko byageze aho abantu baragaruka. Ikawenda mbere uko tujya muri territoire ya Masisano hari kubera imirwano, reka tumandirize mu mirwano yose tumaze twara muri territoire ya Masisi, n'ibindi nabyo turagenda tubirebamo buhoro buhoro. Muri territoire ya Masisi muri secteur Oso Banyungu, abantu barayizi secteur Oso Banyungu nuvuga ngo chefrier yayo iri hari ya Nyabyondo. Ni kuri no wa mbere ku itariki 25 z'ukwezi kwa 8 2025 imirwano yiriwe ibera muri groupe Mabugabo, donc hafi ya centre Bugabo, ikabera ndetse naho bita Bihoro n'agace bita Muhemba, abantu barahaze hakurya za Bugabo, donc uvuye wambukiye hariya Masisi centre uri kwambuka ya hakurya za Bugabo, ariko usa n'uturutse epfo za Rwashi ukazamuka uri kwerekera za Burora, icyo gice kivuye za Burora niho M23, ariko M23 yaje kuhataka hariya, yaje iturutse Nyabyondo. Amakuru atugeraho nuko M23 yaturutse muri centre ya Nyabyondo, donc yavuye hariya muri centre ya Nyabyondo irazamuka bizari hariho edikota nini rwose, reka mibabwire iva no muri wa musozi wa hejuru muri Gasopo. Donc ka gasozi ka Gasopo murabizi ko ari agasozi twavuga ngo gafashe donc ku malimite, kandi twagwigeze tukubivugaho tubabwira yuko hariya muri Gasopo n'ubundi hari agace ko bari abamayimayi bo muri Uhuru Mark bari baje kugabamo ibitero, intare za Sarambwe zibasubiza inyuma. Ibyo bintu twe twabivuzeho n'ubundi, none ngo hariya mu musozi wa Gasopo n'ubundi niho M23 ndetse na Nyabyondo baturutse rero muri Edikota, barazamuka bajya hariya za Bugabo, bazaza bita za Bihoro, bazamuka na za Muhemba, baragenda bajya kwataka ibirindiro bya za APSLS. Nabo muri APSLS bo kwa Janvier Karayiri bavuga ko bari banayobowe nabo kwa Janvier Karayiri, ariko uwari udepuro winze hariya ni wa wundi wo bita ngo ni Kambuzi mwaba Yesu wawe arongera ngo abanatwaye isi wo ntabwo nzi ukuntu ko ubuyobozi bwo kwa Janvier Karayiri bugendana. Nuwa ngo babatatse mu mavirage 3 nkuko mbikubwiye. Village ya Bugabo babatatsemo M23 zabashije kubakuramo, ndetse zitwika n'uturindiro twabo twari turaho hafi, zibatakariya za Bihoro uburindiro bwabo zirabutwika, ibatakariya za Muhemba uburindiro bwabo buratwikwa. Kugeza buno imirwano iracyarimo, yano masaha turi kuvugana n'uko ngo hariya mu nkengero zariya muri groupe Mabugabo noke muri Oso Banyungu imirwano iracyarimo rwose, reka mbibabwire imirwano iracyarimo kandi iracyabandanya. Nukuvuga ngo imirwano iri kujya igenda yerekeye no mu bundi buce bwari burimo za mayimayi. Nukuvuga ngo mu byumweru 2 bishize M23 yari abakubise bari abamayimayi irahabakura, ariko ubu ngubu bongeye kongera kugaruka. Ana uri kubona ko M23 ivuze ati ntabwo tuzashobora kwihanganira gukomeza guturana n'abantu bameze gutya muri ubu buryo. Namwe murabizi uburyo M23 ibayeho, n'abantu batarama bandi, n'abantu batifuza ibintu by'ubandi cyangwa guhungabanya umutekano w'abaturage. Iyo baje muri ruriya buryo bakaza guhungabanya umutekano w'abaturage, nuvuga ngo M23 kubyihanganira berayigora.
iravamo ibiti no, twebwe twarabivuze, tumaze kubivuga turababwira bati ntabwo tuzihanganira yuko ibi bintu bikomeza kubaho, ibi bintu bikomeza kubaho, ntabwo tuzabyihanganira, ntabwo tuzabyihanganira, ntabwo tuzabyihanganira. urabona ko ibintu ntabwo twavuga ko byari byoroshye n'ubundi. aha rero ni ukuvuga ngo 23 na buno imirwanire akaba cyakomeje muri kariya gace. hariya rero reka tumanze twarebera hamwe n'ubundi hariya muri za Karongi ya za Karembe. ni ukuvuga ngo imirwano yaje kuba nijoro, yahereye saa 2 za nijoro ikageza saa 8 za nijoro. abarwanyi batatu, ndibuka ko wenda ntabwo Macecera yabashije kubabwira bira zabonetse, ni abarwanyi batatu baje kuboneka, nabo baje kugwa muri force ya hariya za Karembe, ariko barashwe nibyo baza kubasanga bamaze kugwa muri force. bivugitse ngo zishobora kuba ari za mayiti zabo cyangwa wenda sinzi ibindi, kuko wenda nk'imirwano yari kubera hariya za Nuza za ho banabyivugiraga, wabonaga ko Wazalendo n'ubundi abyivugira bakavuga ati waduya metupiga ngo masasi na tuishia, ukabona ko bo ubwabo banabyivugiraga bakavuga ati ngivyo byabashiranye. nuko ngo bira bitero byagabwe ara za Karembe na za Kasopo, bari Wazalendo objectif nawe bari baje gufata buriya buce, ahubwo bari baje kwiba umunyu, baje gushaka amasabuni, baje gushaka isabuni, kuko inda zarabishe nta munyu bakirya, kubera ko ibyo bice byo barimo nta soko ribamo. donc kugira ngo uzabone umunyu ni ibintu bihenze cyane, kugira ngo uzabone isabuni ni ibintu bihenze cyane, kugira ngo uzabone amavuta yo kwisiga ni ibintu bihenze cyane, kugira ngo uzabone amavuta yo kurya ni ibintu bihenze cyane. baravuga batereka twiyahure tujye kwiba imunyu, wenda niyo twagira tukabona umunyu wonyine. baje rero babasha gushika muri Karembe, cyakora ari defense za 23 zaziri mu nkengero. Wazalendo bakizi, donc Intare za Sarangwe zikibona ko baje kubataka, n'ubundi baje aho ngaho ari benshi, bavamo bajya kwestara mu zindi defense. Wazalendo baraza batwika utwo defense tubiri, bamaze kudutwika Intare za Sarangwe zahina zikosantra hamwe bararwana. uri kumva imirwano rero yari ya ninjoro, kuva saa 2 za ninjoro. Wazalendo cyakora babashije kugera ku byo bageraho, kuko babashije kujya kwiba, bamenagura amazu, bakuramo imyunyu, bakuramo imyenda, bakuramo amabasa, amajerekani, biki baratwara. wabonaga ko bari bahangayikishijwe cyane n'ibikoresho byo mu mago, ndetse banahangayikishijwe cyane n'icyo navuga ngo ni umunyu n'isabune. ukuvuga ngo cyakora 23 byaje kugera muri icyo gitondo karekare, n'ubundi Wazalendo zamaze kuvamo, ariko haje kubonekamo imirambo yabo 3. iyo mirambo rero ikaba ngo byagenze gute kugira ngo ibashe kuboneka, nuko bo bikanganye bo ubwabo. urareba hari igihe mugenda muri operation, ubwanyu wenda mushobora guhana iyo bita mode pass, mugaba ati ngo nituvuga ngo igiti muvuge ngo inyoni, nituvuga ngo ihene mwebwe muvuge intama. donc ukaba ngo ihene intama, iyo ni mode pass bamwe bamaze guhana. cyangwa ati ngo tuvuge ameza mwebwe muvuge intebe, nituvuga ngo ameza burikiriza ngo intebe. iyo mushwanye gakeya ukibagirwa ukadidibanga kuri mode pass no guhita bakubeta. nuvuga ngo nabo bashobora kuba bamaze kwikangana, kuko ahantu ho basanze iyo mirambo yabo za Wazalendo, bivugitse ko nta n'imirwano yari isa n'iyabereye, kuko ngo yari inzira imwe ihuye n'indi nzira, ariko zose ari inzira zo bagombaga kunyuramo kugira ngo bahure. noneho muri kwa buryo bwo kugira ngo bahurire, bamwe mu buryo baturukagamo n'abandi baturuka muri ubwo buryo barikangana. wenda ngiye niko mbivuga, kuko aho ngaho nta 23 yari yahageze, nawe yabategeye, kuko na ambiscade yari irimo. bishoboke ko ubwo bashobora kuba bagize kwikangana. 3 bahita bahagwa, ndetse ubwo bahita bajya kubashira muri force. malgré ubugiraneza bw'Intare za Sarangwe baravuga bati ntabwo ibintu twabyemera, kugira ngo nabo n'abantu, ibyababaho byose nabo n'abantu, reka twebwe turebe icyo twabakorera. baragenda barabambarika, bashakisha uburyo bwiza bwo kugira bwo kubabika, kuko nabo n'abantu. yes, reka twikomereza n'ubundi, wenda tunasimbuke n'ubundi turi kwirukankira hariya muri Uvira. muri Uvira ibintu byahabaye, nabonye ko Macacari yanabisobanuyeho mu makuru yabahaye, ariko twaje kubona andi makuru n'ubundi, kuko akazi kacu ni ugushaka amakuru tukayababwira namwe mukayakira. reka tubashimire abantu abari mu bihugu bigiye bitandukanye, ibihugu by'i Burayi, ibihugu byo muri Amerika, muri Canada, muri Belgique, muri Norvège, muri Suède,
tunabashimira cyane abantu bari muri groupe y'Intare official. Byihanganiye rwose ku bintu biriho, wenda muri kujya musanga ko mikoro zifite ikibazo, ariko ndahamya ko ahari abantu ntihapfa abandi. Nemeza yuko namwe mutakwifuza kugira ngo channel yanyu, shene yanyu mukurikiranaho amakuru y'umwimerere, amakuru meza, amakuru nyayo, ngo mikoro zikomeze ziye zidutengwa mu bibazo bya tekinike, kandi mwari twizeye inkunga yanyu kandi ikomeye. Ndahamya uko muri kubyumva, wenda no muri groupe y'Intare official turaza n'ubundi tubabwira ati dukeneye ibi n'ibi mudutera inkunga, kuko burya umuntu azamurwa n'abandi, ntabwo twakwifuza yuko tubagezaho ibintu bidaciye mu buryo. Nkuko nabibabwiye n'ubundi, mikoro zirapfa, ibikoresho birapfa, tuba dukeneye byinshi, dukeneye interinete, tuba dukeneye transport zo kugira ngo tujye kuri village, tugende tujye kubakurikirana hano ku mirwano uko byitwaye. Mujya muri Yakobo, ndagenda nkajya kuri village nkagira ute. Ibyo byose rero biba bikeneye kugira ngo mudutere inkunga rero, bakunzi bacu, bakunzi b'Intare official, bakunzi ba Machachari, bakunzi ba Clever Bemba. Aha ni ahanyu kugira ngo mumenye uburyo icyo gukora kugira ngo mukomeze mudutere inkunga, mumenye ngo mega, mumenye n'akandi kantu kagiye gatandukanye, mikoro n'ibindi bikoresho n'ubundi dukoresha. Ariko reka mbashimire cyane no kubwitange bwanyu kwa mudukurikirana, mugafata umwanya wo kugira ngo mudukurikirane, mugakora subscribe, mugasharinga. Ndabona yuko abantu bamaze kumenya aho turi, ndabashimye cyane. Sirire kana mugire aho uri, ndagushimye kandi ndagusuhuje. Jacques Rwamahungu, musaza w'Igahira Itambi muri Bashari Mokoto, muraho abantu bose bo muri Bashari Mokoto, abantu b'Itambi Gahira banatambi, muraho, murakomeye, mukomere cyane, mbifurije kugubwa neza aho ndavuze kuko ari iwacu. Abo muri Bwito, muri Bwisha, muri za Binza n'ahandi hagiye hatandukanye, murakomeye. Abo muri sheferi y'Uburega, muraho. Abo muri sheferi y'Uburega, muraho. Abo muri za Nyamaboko, mukomere cyane, n'ahandi hagiye hatandukanye, namwe mbifurije gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Reka turebere muri Uvira koko byari bikaze, muri Uvira byari bikaze, ariko noneho kugira ngo wenda amakuru nakuruye wenda araza guhura n'aya Machachari, mfite umuvandimwe umwe uri muri Uvira centre, ndaje kugira ngo tumwumve, wumve uburyo namubajije, ariko aza kunsubiza, yanshubije. Imana imuhe umugisha. Ndahamya ko wenda akoresheje n'ururimi rwo ndi gukoresha ahangaha. Reka tumwumveho gakeya, tuza turaza kumva n'undi nendaza kubisobanura, kuko wenda we yakoresheje ururimi rw'igiswahili, nendaza kubisobanura ambwira ikibazo cyari kiri hariya muri Uvira uko byari byitwaye, kugira ngo tucyumve neza. Uyu nguyu muno muvandimwe ndamushimira cyane kuko abasha kubisobanura. Hano muri Uvira noneho ikibazo gihari abazareno na FARDC ntabwo twumvikana. Twe tuvuga runo rurimi rw'ikinyarwanda, noneho tubayeho mbese ku mibereho mibi, ari kuri guverinoma, ari ku bazareno, mbese tubayeho ku mibereho mibi. Ariko kuri aya masaha hari umukoroneri wapfiriye mu ndege. Iriya ndege yagize impanuka iva Bunya ija mu Gisangani, harimo umukoroneri w'umunyamurenge n'umugore wiwe baba gupfiramo. Noneho imayiti zabo nizo baje guhambira hano Uvira. Abana bo umukoroneri babaga mu Burundi, babaga hari Bujumbura. Ubu noneho bambutse baje ku Kiriyo cyangwa se baje kumuhamba, bageze kuri frontiere barambuka nta kibazo, bageze muri Kongo barambuka nta kibazo, bageze ku barriere z'abazareno babitaho karaba M23. Ubu nigo masasu garika ariko gavuga no muri Uvira, ariko nkeko amasaha bigomba kwa bigabanyutse. Ariko twe tubayeho nabi, twe tuvuga runo rurimi rw'ikinyarwanda nk'abanyamurenge, mbese tubayeho nabi. Niko bw'Imana igomba kutubeshaho kugira tusagira amahoro, nuko mwatinze kuza kutuvana mu butumwa no mu kazi, mbese katagira noneho katagira merci. None kano ka gisegeti tubamo n'akazi katagira merci. Inshuti yanje, niyo makuru gari hano Uvira, bitewe n'uwo mukoroneri wapfiriye mu ndege. Iyo ndege yagize impanuka ija mu Gisangani, abana biwe nibo bari baje ku Kiriyo. Noneho nibyo bibazo bahuye nabyo hano iwacu Uvira, ariko ubu nkeka ikibazo kibaye kwa gikemutse muri aya masaha. Merci, umunsi mwiza.
ya murumva ko twe tuba dufite abantu hirya no hino n'ubundi baba batubwira uko byitwaye mu bice byose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ko uno muvandimwe n'ubundi ni umuvandimwe uri hariya muri Uvira, wenda sinakwirirwa mvuga amazina yiwe kuko n'ijwi rye nabashije kurihindura kugira ngo ritumvikana, n'ijwi rye nabashije kurihindura rwose, amazina ye nayo nabashije kuyahindura kuko twakomeje kuyatubabwira n'ubundi ibintu koko biracyakomeje kuko ndi kubabwira hariya muri Uvira tuba tuhafite imboni nyinshi. Ubu ngubu wenda umuntu yanababwira kuko wenda ari n'andi makuru wenda we reka ndayansobanura ibyo yatubwiraga uko byagenze. Ntabwo nshaka kugira ngo ijwi rye muryumve, ariko ndashaka kugira ngo mwumve yuko Intare Official tuba dufite abantu hariya batukurikiranira amakuru, batugezeho buri kantu kose uko bimeze, nk'uko uriya muramwumvishe ni umwe mu bantu bacu n'ubundi bari hariya. Hano uyu nguyu wenda aravuga ngo Kakangu Clever Bemba jambo ngo jambo ngo amakuru yawe. Uyu nguyu niko yatangiye ansuhuza, ko yatangiye ansuhuza rwose, ubona ngo ngo Imana irafashije ngo tubashije kugera mu Burundi ngo kwa usalama ku mahoro. Ngo muri Uvira hari umwuka mubi cyane, ngo hari imodoka ebyiri zo mu bwoko bwa kwasiteri zari zivuye mu Burundi bizihetse abanyamurenge, ngo zari zije ku kiriyo kwa mukoloneli wapfanye n'umugore we, kwasiteri ebyiri. Ngo bari bafite ibyangombwa byabo bya Kongo, amasepejeri yabo n'amapasiporo. Ngo baraza bageze hariya Mulongwe, imodoka barayihagarika. Ngo bageze hariya ariko kuri frontiere babahereje abasirikare 3 bo kubaherekeza. Bageze muri centre ya Mulongwe, wazalendo bakura mu modoka, ngo ariko ngo baramanza barababwira ati ngo babasirikare 3 ntimuvemo. Babasirikare 3 baje guhamagara abandi basirikari kuko ntago nshaka kugira ngo nkoreshweshe amajwi ye uno mu mama nabamushyize mu kaga, nabamushyize mu kangaratete. Simbishaka rwose kuko ni umuntu wambuka imipaka kandi ni umuntu wacu. Bamaze kugera hariya ngo noneho ngo barababwira ati nibasubire inyuma ngo cyangwa babahereze bajye kubica. Nabonye ari agakoloneli niba ari agaki ko muri wazalendo kari ati ngo turi kurwana n'abanyarwanda, ngo sinzi ngo twari tumaze kubona aduyi ngo M23 ngo none ngo FARDC ngo itumye ngo tutamwica ngo nibiki, kandi n'abantu bari bagiye mu ikiro cyo gushingura umukoloneli w'umunyamurenge n'ubundi warwanyaga twirwane harwanya mama 23, ariko kuko we ari muri babandi nita ngo nutugara nubwo yapfuye, babarire yarapfuye byararangiye, ariko umuryango we wari uri Bujumbura. Abana be no bari baje gushingura kuri se na nyina kugira ngo ashingurwe kuri gakondo. Ahageze baramwangira ati ntago mwakwinjira, ati mwebwe muko banani batusa ati ntago tubemerera. Ubwo ko byari ibintu bikomeye. Byaje kurangira n'ubundi wazalendo baje kurasana na FARDC, aba FARDC 2 barapfa. Makuru ufite nuko ngo bararasana aba FARDC 2 barapfa. Ntabwo ibyo ngibyo nibuze kubitindaho mbagira mu ncamake. Reka tuzaba tubabwira kuri babandi biripotinze bakaza muri 23. Pedro, wowe niba uri mu FDLR, niba uri umuzalendo, nago kuba umuzalendo uri umukongomani wakagombye kuba hamwe n'abandi bakongomani. Abakongomani uvuga ni abaliberateri. Kuki wibasira abantu ukumva yuko ibiki abangaba ko bavugaga ngo Bemba ngo urabeshya untuka ugera gute? Ndi kuvuga ngo bari abo kwa Ntuza babiripotinze, bo kwa Bamishipa, abo kwa Kivuruga dore nabo baje. Hari abavuye kwa Kagiri n'abavaga kwa nani kwa kuriya mutipe uriya nani Hakiza, nabo baje baraza. Bariya baombendi baraje,
bantuza baraje bariya bantwari n'abandi baracyakomeza kuza, kuki utemera ko ibyo nkubwira ari ukuri? Kuki utemera ko ibyo nkubwira ari ukuri? Abangaba se nabo urakomeza ubihakane, ati muratubeshya ntabwo baje, ati gutya na gutya. Urabihakana ushingiye kuki? Ngaho namwe mwiyumvire, ngaba ni 10. Hawa ni vijana ambao wamejiripoti kutoka kwa Rwanyeri kwa komanda Kivuruga. Kivuruga undi ugenda ucumbagira abwata. Wamekuja kwetu kujiunga na Alliance Fleuve Congo mama 23. Ngaho reka twubumve noneho. Rwanyeri kwa Tangutu. Muje muri bangahe? Ramwongere mwumve. Rwanyeri kwa Tangutu. Kwa Tangutu. Muje muri bangahe? 11 n'imbundi ngahe? Uwo mukuru wabayoboye witwa nde? Zeroskamina Papa Kiro. None ikibateye kuzana igiki? Abonye byo kuba mu ishamba kandi iwacu abandi bari kwashanya bo turi kumutona bitari byiza. Sawa turabashimiye kabisa ku gitekerezo cyiza mutekereje. Ubu ngubu rwose kabisa iki gitekerezo mukoze ni ikintu cyiza cyane. N'abandi bariyo hirya bose mubahamagare baze, bitewe nuko dushaka kubaka igihugu cyacu, dushaka impinduka, dushaka ibintu by'ibujura. Mwiteguye se gukorana natwe? Twiteguye gukora tugahiga abo kuzambya karere 11 byo kugenda ijoro, tugomba gukora ku manywa butaragara. Sawa murakoze kabisa, abantu 11 mwiteguye gukorana n'icyama, muri beza cyane rwose, twiteguye kubakira no kubafata neza, kandi rwose mukoze n'abandi bose bamenye ko ari byiza, turabakiye kabisa, muri icyama kabisa, murakoze. Babandi birirwaga bavuga wenda nuko mutari kwabona, ariko abantu bari muri groupe z'Intare official bo mwamaze kubabona kuko bahageze hakiri kare, twabagejeje mu hakiri kare. Hari n'ibindi byinshi twagiye tubagezaho n'ubundi wenda tutabashije kuvuga, ariko ikigaragara nuko abarwanyi benshi bakomeje kuva muri za Wazalendo bakiripotinga muri 23 bakavuga bati turashaka kugira ngo dukorane n'icyama kiri clair, icyama gifite musimamo, gifite aho cyerekera, atari twama nk'utwo twagiye tubona beraza tura n'ibiki. Bakunze b'Intare official rero, amakuru turacyafite ni menshi. Amakuru yakuri umugoroba nayangaya, reka dukomeze tubashakishiriza andi makuru. Tubifurije kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga. Ciao.